Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza aho wabuherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tukugezaho buri uko bukeye nuko bwije. Amakuru yacu rero araza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ndaza kubwira ko Ben agiye gushyira hanze album amaze imyaka 6 yose akoraho, ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Rema arimo kugereranwa na Wizkid na Davido. Ukaburaza kumenya rero impamvu uyu umwana ukiri mutoya arimo kugereranwa n'ibi bihangaje. Muri aya makuru kandi ndaza kubwira ko abarimo Diamond Platnumz na Nicki Minaj bamaze kumenyekana ko bazataramira muri Afro Nation. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri Ben. Uyu muhanzi inyarwanda rero Mugisha Benjamin uzwi nka Ben amaze imyaka 3 avuga ko yitegura gushyira hanze album yakozeho kuva muri 2018, ariko abakunzi be bakomeje kuyitegereza hanibazwa niba uyu mwaka ari simusiga kuri iyo album. Ben rero mu mpera z'umwaka wa 2023 ubwo yaganiraga na Radio Rwanda yavuze ko adakunda gukora ibintu byinshi bitari byiza cyane kuruta gukora kimwe cyangwa se bike, ariko yitondeye ibi rero ubanza ari byo byamutumye nyine abakunzi be bategereza album imyaka igera kuri 6, ariko amaso agahera mu kirere. Birashoboka ko rero ari album izaba iriho ibihangaje mu muziki wa Afrika bitewe n'igihe imaze. Muri 2017 rero ubwo yari ari muri South Africa kuri Radio Trans Africa Radio ikorera muri Johannesburg, yavuze ko ageze kure ibiganiro byo gukorana indirimbo na Tiwo Savage, ndetse ko iyo ndirimbo byari byitezwe ko izasohoka muri 2018 ariko bikarangira idasohotse. Muri icyo kiganiro kandi yavuze ko yamaze gukorana indirimbo na Alikiba wo muri Tanzania, ndetse ko bitegura gufata amashusho y'iyi ndirimbo muri 2021 rero ubwo Ben yaganiraga na Katy Perry yavuze ko agiye gushyira hanze album yari amaze imyaka 3 akoraho. Muri 2021 kandi Ben ubwo yaganiraga na Gaël Karomba uzwi nka Coach Gaël yatangaje ko yamaze kurangiza iyi album, ndetse igizwe n'indirimbo 50% zihimbaza Imana ndetse n'izindi 50% ziganjemo izo yakoranye n'ibihangaje mu muziki. Amwe rero mu mazina yavugwaga kuri iyi album ni Diamond Platnumz, Joboy, Sauti Sol, Jipotian wo muri Jamaica na Otile Brown wo muri Kenya bakoranye indirimbo Can't Get Enough ndetse na Korokoro. Indirimbo rero yakoranye na Diamond ariyo Wayi yasohotse ndetse iri mu zakunzwe cyane, mu gihe iyo yakoranye na Sauti Sol itigeze ijya hanze. Icyo kuri umunyamakuru w'inyarwanda yabashije kuyumvaho iby'iyi album rero byagiye kure cyane, ndetse muri Kanama 2021 Ben yatangaje ko yayiboneye izina ko azayita Black Tiger, asaba rero abakunzi be kumubwira uko babyumva. Kuva icyo gihe rero uko umwaka ushira undukaza abakunzi be bakomeza gutegereza iyi album. Icyo kora kuva yayitangaza ko iri hafi gushyirwa hanze yihaye igisa n'akaruhuko ahugira mu kwita ku buzima bwe bwite. Ibintu rero byatumye atongera imbaraga nyinshi mu gusohora indirimbo cyane. Kuva icyo gihe rero yagiye akorana indirimbo n'abahanzi batandukanye barimo abanyarwanda ndetse n'abo mu karere k'Afrika y'Iburasirazuba, ariko izo ndirimbo zikaba ziganjemo izabo bahanzi nyine, aho kuba ize nka This Is Love yakoranye na Rema na Makula, For Rio yakoranye na Igor Mabano, Goro yakoranye na Babo Ekate n'izindi. Indirimbo ye rero yashyize hanze ni Why yakoranye na Diamond Platnumz muri 2022. Uko iminsi yashiraga kandi indi kaza niko Ben yagendaga ahuga, dore ko muri 2023 yatangiye kwitegura ubukwe agakoramo ibitaramo bitandukanye ndetse akanagira ibyago byo gupfusha
kumufasha se. Ibi byose rero byabaye impamvu yo kwihanganirwa n'abakunzi be ndetse n'ab'umuziki nyarwanda muri rusange. None uyu mwaka wa 2024 The Ben arashyira hanze alubumu amaze imyaka 3 yemereye abanyarwanda. Ubwo rero itangazamakuru ryageragezaga kuganira n'uyu muhanzi kuri uyu mushinga wo gushyira hanze uyu muzingo, yirinze kubivugaho, ahubwo avuga ko nk'uko yabiteguje uyu mwaka uzaba mwiza ku bakunzi b'umuziki nyarwanda. Yagize ati rero sindi buvuge kuri uyu mushinga ikindi icyo ari cyo cyose cyaba, igihe icyo ari cyo cyose, uyu mwaka rero uzaba mwiza ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, ndabyizeye kandi izina The Ben rizabigiramo uruhare. Iyo rero uganiriye n'abantu ba hafi b'uyu muhanzi bakubwira ko indirimbo zihari kandi zikoze, ahubwo ikibazo ari ugufata umwanya k'uyu muhanzi ngo yanzure kuzishyira hanze bitewe n'imirimo myinshi aba ahugiyemo, zirimo n'ingendo za buri kanya ziganjemo ibitaramo muri Afurika no hanze yayo. Umwe rero yagize ati indirimbo zo zirahari, ikibura ni ukuvuga ngo zigizwe nyine alubumu, singo cyangwa se ibindi. Zibangamirwa rero no kuba The Ben ahuze cyane, akunda kuba afite ibitaramo mu Rwanda, Uganda, Burundi, Amerika, Canada n'ahandi. Rero kubona umwanya wo gushyira hanze alubumu uzi ko isaba umwanya wo kuyitaho cyane nabyo byabaye ikibazo. Yakomeje agira ati indirimbo zo zirahari rwose. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri uyu Rema, aho yatangiye kugereranwa na Wizkid na Davido. Umukinnyi rero w'ikirangirire w'ikipe y'amaguru yo mu gihugu cya Nigeria, Victor Osimhen, avuga ko umuhanzi Rema ageze ku rwego rumwe nk'urwa Davido na Wizkid mu ruganda rwa muzika. Uyu umukinnyi rero avuga ko Rema ari umwe mu bahanzi barenze cyane ku rwego rw'isi, kuko yamaze kurenga urwego rwa Afurika kure. Mu kiganiro na CBC Sport Garazo, Victor yagize ati Rema ari ku rwego rukomeye mu muziki w'isi. Ati ingewe nkurikije uburyo uyu muhanzi ameze muri iyi minsi, ari ku rwego nk'urw'abakuru be bamaze igihe mu muziki, Davido ndetse na Wizkid. Yakomeje agira ati Rema amaze igihe kitari kinini mu muziki, ariko ahantu amaze kugera hari abahanzi bamaze imyaka igera kuri 30 batarabigeraho. Aho rero niho mpera mbona ko uyu muhanzi mu myaka mike iri imbere isi yose izabimuririmba. Nubwo n'ubu byatangiye, Divine rero Okubar uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Rema w'imyaka 24 y'amavuko, yatangiye muzika by'umwuga mu mwaka wa 2019 ahera ku ndirimbo yise Dumebi. Mu mwaka wa 2022 rero uyu musore yashyize hanze indirimbo yise Calm Down, yamwambitse ikamba ry'umuziki wa Afurika mu bahanzi bakizamuka. Iyo ndirimbo rero yatumye yegukana ibihembo bikomeye bitandukanye kugeza ku rwego. Iyi indirimbo rero yaje no kumufasha kuzuza inzu y'imyidagaduro izwi nka O2 Arena iherereye i London mu Bwongereza, aho yaje yunganira abakuru be bari barayujuje barimo Burna Boy, Davido na Wizkid. Reka amakuru yacu nk'uko nabikubwiye tuyasoreze ku barimo Diamond na Nicki Minaj bamaze kumenyekana ko bazataramira muri Afro Nation. Abategura rero igitaramo cya Afro Nation bamaze gushyira hanze urutonde rw'abahanzi bagomba gutarama muri icyo gitaramo nyine giteganyijwe kizabera muri Portugal mu mpeshyi itaha. Barimo rero Diamond Platnumz na Nicki Minaj. N'urutonde rero rwasohotse ruriho abandi bahanzi batandukanye bo muri Afurika, gusa ruriho Diamond Platnumz nk'umuhanzi umwe rukumbi uturuka muri Afurika y'Uburasirazuba. N'urutonde rero rugaragaraho abandi bahanzi nyafurika barimo Rema, Asake, Flavor, Musa Keizi ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo na Nicki Minaj, DJ Ju n'abandi bagiye batandukanye bo mu mpande zose. Ni ibirori rero biteganyijwe kuzaba ku itariki ya 26 kugeza ku itariki ya 28 Kamena muri uyu mwaka, bikabera mu gihugu cya Portugal. Reka nkubwire ngo wabanye natwe makuru yacu uyu munsi, ndagushimiye cyane nkubwira ngo wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri munsi. Turabakunda cyane.